kumbi zaburishya ntumbaze umuntu wabimubwiye ko ndi buhaze ntabizi kuri zaburishya ni zaburishya wabikoze umusore mu bakobwa b'i Kigali beza sambanya atari ikirara mbabwira ko ari izo mbaraga zo kumpera y'isi ngo shango wandangiye ahantu hari ibi byuki ngo ko nanjye ndara nizingazinzi mu nyumvire avuga intari kwa kasakumiro bira bintu wavuze ni ibiki ntari ko sibi noneho ni ibiki wamana we muri make ibintu bihinduka ibibazo kandi aho nari ndi mu rusengero mugeze ku rwego rwo guha abantu amafaranga ngo bari kodinga abandi mubona ibyo muza kubavuga mugeze ku rwego rwo gutanga amafaranga ngo abantu bandika amakomenti batuka abandi hari abantu mwaje hano muzicuza ikintu cyatumye mugira gute muhaza uko niko kuri kandi nimubona bitabasohoyeho hari abantu mwavugiye ibintu hano mu minsi iri imbere uzireba ukatinya nawe ubwawe ibyo wavuze ikintu kintera agahinda reka nkikubwire hari iyi foto ya mbere ndababwira amafoto tuzavugaho buri foto nzajya nyisobanura ifoto ya mbere ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwe ndabahobeye cyane abakunzi ba Mama Sharirene official ndibagiwe Mama Sharirene TV ariko nta kibazo kwibeshya bibaho hanyuma ndabashuhuje muri iki gitondo nizere ko muguwe neza nizere ko umwami barinze abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye abo mu bihugu by'abaturanye abari mu bihugu byinshi bitandukanye hari n'umuntu wambwiye ahantu ngo njye mbasuhuza mpitana nahibagirwa hari abantu batuye mu bihugu akubwira iki gihugu kibaho ukumva ntago kibaho ariko aho muri hose ndabashuhuje cyane dukomeje no kwihanganisha abantu bagize ibyago turabihanganishije cyane umuryango wa Fabrice utuye hariya kuri Cafe Nyakabanda babuze umwana turabihanganishije pole sana Imana yaramukunze kuturusha kandi izakomeza kubana namwe ibakomeza umutima namwe abarwaye n'abarwaje namwe abahuye n'ibyago bitandukanye mutari mwiteguye Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe bazigame kandi ibakomeze ariko muri byose niyo gushimwa ni Imana idukunda kandi dutekerezaho buri munsi mbere yuko Imana iturema iba yabanje kuturemera Imana yemera ko umubabaro uza ni Imana itanga umunezero Imana yemera kumanuka ni Imana yongera ikemera kuzamuka Imana yemera kubabara ni Imana yemera kuseka Imana yemera ko uhura n'ibihe bibi ni Imana yemera ko uhura n'ibihe byiza igende iducangira muri ubu buzima kandi ibyiza bitubaho n'ibibi bituzaho nshaka kubabwira ngo byose Imana ibibonamo inyungu kuko Imana yacu ntigikora ibintu itabonamo inyungu hanyuma rero ndabashimiye cyane muri uyu mwanya hari ibintu nifuza ko tuganira muri uyu mwanya cyane muri uyu mwaka ndifuza kwamamaza imbaraga z'Imana gahunda afite muri uyu mwaka ni ukubwira abantu ko Imana yacu ifite imbaraga kandi ndongera kubibasubiriramo n'ukuri nta yindi gahunda afite muri uyu mwaka ni ukwamamaza imbaraga z'Imana yacu hanyuma nkababwira ngo tubikure muri Bibiliya tubyizere nk'ibiriho iyo abantu bajya gupfobya Imana n'ijambo ryayo baravuga ngo Bibiliya ngo ni igitabo nk'ikindi ariko siko biri Bibiliya yanditswe n'abantu nk'uko mubivuga ariko abo bantu bayanditse batamaze kunywa itabi bayanditse batavuye mu kabari bayanditse batavuye gusambana bayanditse nta biganza byamennye amaraso bafite kandi abantu banditse Bibiliya ivuga ko ari abantu bahuri bafite umwuka w'Imana niyo mpamvu Bibiliya aho itandukaniye n'ibitabo nk'ibindi ibitabo nk'ibindi
Imana ishimwe, byandikwa n'abantu batandukanye, ikintu baba babura ni umwuka w'Imana. Bibiliya rero impamvu itandukanye n'ibindi bitabo nuko yanditswe n'abantu barimo bahumekewemo umwuka w'Imana. Hanyuma ndashaka kubabwira ngo nuzuye kubwira abantu imbaraga z'Imana. Nuzuye kubwira abantu ngo ibintu dusoma muri Bibiliya tubiha agaciro, tubihe n'imbaraga, kuko ngeze mu gihe cyo kubyizera 100%. Twagiye tuvuga ngo Imana ya Saduraka, Imana ya Meshaki, Saduraka na Meshaki na Abedenego, tukumva iyo Mana ni Imana yabo, yabavanye mu itanura ry'umuriro, tukumva ko yari Imana yabo. Ariko muri uyu mwaka ndashaka kukubwira ngo uyikurure, uyiyegereze, wumve ko itakiri Imana yabo gusa, ahubwo ni n'Imana yacu, ibasha kudukura mu itanura ry'umuriro w'intambara n'ibibazo n'ibigeragezo bikomeye abantu bari kunyuramo. Wumve ko yabakuye mu muriro, n'ubu natwe ifite ubushobozi bwo kudukura mu miriro. Bari abo yari umuriro, ariko twebwe ni imiriro kuko ni myinshi, ibasha kudukura aho hantu. Nifuje kubaha ubuhamya bw'ubuzima nanyuzemo bwo kurogwa n'imbaraga z'abampagurukiye, kuko njyewe abantu bampagurukiye bandoga ni umuntu umwe uri kumwe n'abantu benshi. Mureke mbabwire, burya hari ibintu umuntu atakora ari wenyine ngo bimukundire. Iyo umuntu ajya kukuroga abazi igisekuru cyawe, iyo umuntu ajya kukuroga abazi amakuru yawe, iyo umuntu ajya kukuroga hari ibintu byawe afata, hari ibintu byawe atwara bitewe n'icyo ashaka. Iyo abarozi bajya kuroga umugore ngo ntazabyare, bafite ibyo bakoresha. Hanyuma iyo bajya kukuroga ngo n'umubyara azahita apfa, nabwo burya bagira ibyo baba bakoresheje. Iyo bakuroze ngo ntuzagire icyo wimarira, uzahobagire kugeza upfuye, bafite ibintu baba bakoze, bafite ibintu baba bagezeho. Bishatse kuvuga ngo buri muntu wese iyo abarozi bajya kuroga bafite ibyo bashingiraho, hanyuma ibyo bimenyetso byose n'ibyo bashingiraho ntago bashobora kubibona badafite abo bifashisha. Bishatse kuvuga ngo hari abantu muroga mutanaroze kandi mukitwa abarozi. Njyewe ninjira mu rugamba rw'uburozi, bashyizeho umuntu uzajya uneka, akaneka iterambere ryanjye, akaneka ibyo nkora, akamenya aho ibintu gahunda, muri make akamenya gahunda zanjye zose. Ntago rero bari gufata indaya ijya kwicuruza kubera ko ntaho nahurira nazo ngo zinyinjirire. Bagombaga gufata abitwa abakozi b'Imana, bamwe tubana muri uyu murimo, bamwe dusangira tukanasengana, nyine abo ngabo nibo bagombaga gufata. Niyo mpamvu nkubwira ngo ndashaka kuzababwira mu buryo burambuye, kandi nkababwira ijambo kurindi, kandi intego ni ukugira ngo mumenye imbaraga z'iki, mumenye imbaraga z'Imana. Ahantu ndi bushake guhera, ndashaka guhera uko byatangiye. Ubundi Mama Sharire baguhoye iki? Iyo abantu bashaka kukuroga baba bafite icyo baguhora. Nta muntu wakuroga adafite icyo aguhora. Hari umuntu ushobora kukuroga kuko wamuhemukiye, hari n'undi muntu ushobora kukuroga aguhora kwa kwanza atanagushaka kubera ishyari riri mu mutima we n'ubugome bwe afite. Hari umuntu ushobora kukuroga akakwangira abana ufite muhuje mubanye neza. Hari uwakuroga kubw'ishyari afite ry'uko ubanye neza n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe. Hari uwakuroga kuko mu kazi ukunzwe kurusha abandi. Hari n'umuntu ushobora kukuroga kuko ufite ubwenge bwinshi mu ishuri. Hari n'umuntu ushobora kukuroga kuko hari ibyo umurusha. Hari umuntu abantu bafite muri iki gihe noneho birakaze. Muri iki gihe birakaze, umuntu umurusha uburebure akabikurogera kandi atari we wigize muremure. Umuntu wamurusha amashuri akabiguhora kandi atari wowe wamwimye minerivare, hatari nawe wacuritse ubwenge bwe ngo wange kwajya kwiga. Umuntu akaguhora akazi keza wifitiye kandi utaramubujije kudepoza cyangwa ngo umubuze nawe kugakora. Mbese mwabantu mwe niho tugeze
umuntu asigaye yakureba yakumva atagushaka agahita ajya guhiga uburozi. Rimwe na rimwe njya mbona amafaranga badutangaho ngo dupfe, ngewe amafaranga nge bantanzeho si ukukubeshya. Mbona umuntu ubikora iyo yubaka etaje, yari kubaka etaje y'amagorofa nk'atanu iba yaruzuye. Hanyuma ndashaka guhera ahantu bahereye bajya kundoga. Ndashaka kubanza kuvuga ubuzima bwanjye ntangiye kuba umusitari ngo byagenze gute. Wenda ntina nabasobanurira neza ibyo kurogwa, nkaba nabibabwira mu gice cya kabiri, ariko niyo ntego yanjye ntangiye. Bajya kukuroga byagenze gute, ndashaka kukubwira icyo nazize. Ariko hano ngamije iki? Singamije kwamamaza abarozi ko bahaba n'imbaraga zabo, ahubwo ngamije kwamamaza imbaraga z'Imana uko yakoraga kera. Muyiringiye na n'ubu niko ikora. Ngewe ntangira kwamamara, sinarinzi kwamamara icyo ari cyo. Nta nubwo narinzi ko nzitwa icyamamare, sinenzi ko nzagera ku rwego ndiho. Impamvu ntari mbizi nuko ntigeze mbisaba Imana. Mu bintu nari gusaba Imana, sinari gusaba Imana kwamamara, kuko YouTube nta niyo narebaga. Ntayo narebaga kuko ubuzima nari ndimo ntago bwanyemereraga gufata mega zanjye ngo njye kwirirwa ndeba nk'ibi mwirirwa mureba. Burya nubona uhora hano kuri YouTube ukirirwa ureba ibikureba n'ibitakureba, ibikugirira umumaro n'ibikwica, burya nacyo ni ikimenyetso cy'umurengwe. Hari ibihe ugeraho ukaza kureba ibyo ugomba kureba. Ngewe igihe nari ndimo rero narinze ngera muri uru rwego ntazi YouTube yariyo, n'uwahashyize sinarinzi ko yahashyize. Nabayeho muri 2010, muri 2018 cyangwa na 7. Ntabwo nkunda kubyibuka neza kuko sinarinzi ko nzabivuga. Iyo tumenya ko tuzabivuga twari kujya twandika n'amatariki, ariko numvaga ibintu ndi kunyuramo n'ibiki ari ibintu nzavuga bikarangiriraho. Gusa ndakeka ko ari muri 2017 cyangwa na 18. Naricaye ngira ubukene bwinshi bukomeye, ndakena rwose pe. Ngira ubukene kandi mba mu nzu y'ibihumbi 80. Igihe kigeze birantungura, mbura kwishyura birananira. Binaniye muri ngewe nigira inama yo kujya gucumbikisha abana. Ndavuga nti umwana umwe nzamujyana kwa murumuna wanjye, undi mujyane kwa murumuna wanjye, undi mujyane mu rugo. Ndagenda ndabibara bose uko ari 5, mbara ahantu ngomba kubajyana, kuko nibwo butabazi numvaga afite, nibwo bushobozi. Ibyo bintu mu kubipanga, ndabipanga ndabyujuza, mvuga ukuntu noneho ngewe nzahita njya kwishakira akazi. Nimubona mpumiriza cyane ni ikibazo cya rinete ntambaye kubera impamvu mba ndimo kugira ngo ndebe ko wenda n'amaso yanjye yakize ntibibatera ikibazo. Mpita mpanga ukuntu nzajya guhita njya gushaka akazi ko mu rugo. Ndavuga nti ngewe nzigira umukobwa, kuko ngiye no kwigira umukobwa njya mbishobora bitewe n'imyenda ashobora kwambara. Bashobora no kumbona bakabona ko ndi umukobwa wagumiwe. Nzigira umukobwa njye gushaka akazi ko mu bakire, ahantu mu bakire, shaka akazi ko mu rugo ahantu mu bakire, hamwe umukozi atajya asohoka. Kuko nge narinzwe ibi bintu ndi kubabwira byambagaho ndi umuvugabutumwa, nigisha ibiterane, mara icyumweru cyose nzunguruka paruwase ntarajya mu rugo. Ibi bintu byambagaho ndi umuvugabutumwa uzwi muri iki gihugu cy'u Rwanda, kubera yuko mfite ukuntu Imana yampamagaye n'ukuntu yandemye. Hari umuntu umwe wigeze ambwira w'umuvugabutumwa, yarambwiye ngo icyampa ivugabutumwa nk'iryo ukora mu mwaka umwe nabanguza inzu, mu wundi umwe nabanguza imodoka. Icyo yarashatse kunsobanurira, yarashatse kumbwira ko ngira ubutumire bwinshi ariko ntajya nca abantumiye amafaranga. Ukuntu ngewe nahamagawe ntago nigeze ngira imbaraga, nta nubwo nigeze mbyiyumvamo na rimwe kuba umuntu yampamagara ngashyiraho ibiciro kandi ngiye kugurisha ibintu ntagiye kurangura cyangwa ngo mbyige mu ishuri. Niyo mpamvu namaraga icyumweru nzunguruka paruwase, nkataha ntacyo kurya afite, nkataha nta y'inzu ufite, nkataha nkabaho muri ubwo buzima bwo gukorera Imana ku manywa na nijoro, nta y'inzu mbona, kandi abantu bakabona nambaye neza nagiye, nabaga meze nk'ufite akazi. Maze gupanga ukuntu nzajya gukora akazi ko mu rugo, numva nk'ijwi rimbwiye ngo ugize ngo iki.
itanirakaza nkaho nakavuze ntise ibyo mvuze wa mana we ntubyumvise wanyimya y'inzu uri kunyima yo kurya none nzakora iki nzacumbikisha abana nyine njye gukora akazi ko mu rugo ibyo bintu rero ndi muri uwo mubabaro w'ubukene kuko kurera abana 5 ukabishyura minerivare n'ay'inzu muri icyo gihe nari ndimo rwose reka nkubwize ukuri nanjye umuntu wambaza ngo ubahute cyangwa wabayeho ute sinshaka kubigusobanurira nanjye Imana irantunga bikandenga Imana irantunga bikandenga kandi ntunze neza irakabyara kandi komeza intungi nahise njya abantu nahise mbona lift yo kujya gusengera ahantu bita muri Murya nagiye muri Murya tujya gusenga ndi muri Murya Imana ivugana nanjye ndashimira Imana yacu iravuga niyo mpamvu abahanuzi ni mukizwe muhanura iby'ukuri kandi byiza kuko Imana yacu iravuga utagize ibindi uvuga nikubwira kuvuga ujye uvuga nuba muri mu gihe cyo guceceka uceceke ntago Imana izakubwira ngo ntiwavuze kandi utaragombaga kuvuga Imana ivugana nanjye imbwira ku buzima bwanjye n'umugabo wanjye kuko nari ifite urugamba rw'uko nanze umugabo nari ifite urugamba rw'uko nanze umugabo bitaraza kuri YouTube ariko nari ifite ikibazo kandi inzira yanjye yo kuva natandukana n'umugabo yana kugeza iyi saha ndabizi neza ko ari ibintu byari biri mu kiganza cyayo kandi yarabigizemo uruhare nari ndi kubizira no mu bintu byanjyanye byari birimo Imana impa map impa umurongo ngenderwaho ingira inama iranyobora ibyo sindi bubibabwire nibanga ryanjye ariko irambwira ngo nduwiteka ndakuzamuye abakwanga nari mfite abanyanga bandwanya reka rero mbabwire abantu bajya bambaza ngo kuki bakuvuga ntibiguca intege reka nkubwize ukuri abantu mu mvugo ubu ntimuzi kuvuga nuko bidakunda ngo uzahure n'abamvuze mbere yawe ubu do bagize batyo do reba hano bagize ngo baracecetse ni nayo mpamvu mba mvuga ngo nawe tu ejo bundi uzaceceka izina rya mama Sharene uryibagirwe kuko nabandi baracecetse kandi bamvuze ibikomeye kuruta wowe ibyo wamvuze kumbwira ngo mwankozeho comment kumbwira ngo waje kunkoraho inkuru kumva ngo waje kunganiraho biriya ni nko guhinga muri kaburimbo nugushingirira amashu nukuhagira inkoko kuko ntushobora kubona mama Sharene nahonze mu maso kuko mu bintu nametirije n'amagambo arimo ngewe reka nkubwire noneho abamvuze bamvugaga no mu ndimi wowe nta n'igihe burayuzi n'icyongereza ntacyo uzi nta nubwo uzi ikinyarwanda nge nahuye n'abahanuzi bamvuga mu ndimi bakavuga mu ndimi bakanyangisha abantu batuye umugore bamvuze mu ndimi wowe rero uvuga no muri rumwe nk'urw'ihene uzi umuntu kuvuga hakabishyira mu ndimi hakavuga ngo ni Imana yabimubwiye ngewe navuzwe nabo twasangiye nkaswe wowe utazi niyo ntaha abantu bamvuze nge navuzwe n'abampanuriye ubwabo aho umuntu aza akampanurira ngo umuntu kurwanya Imana izamurwanya kandi umuntu ukuramburiraho ururimi wese Imana izamuhana hanyuma yamara kubimpanurira akaba uwa mbere kujya kumvuga urumva bamvuze barakurenze hanyuma irambwira ngo abakurwanya ngiye kuguterera intebe hejuru mu kirere abakurwanya bazajya bakureba bamaze kurarama kandi nawe uzajya barebera hasi irongera irambwira ngo nguhaye ijambo ngo kandi ry'ubwenge irambwira ngo uzabwiriza ubutumwa bugere ku mpera y'isi irambwira ngo ngufungurije konte muri beka imbwira amoko 3 irambwira ngo izamfunguriza y'amanyarwanda imfunguriza y'amadolari ifunguriza y'amayero muri beka icyo gihe yambwiraga kufungurizwa kote sinarinzi bya konti byari byo irabimbwira irambwira ngo nzakugaburira uhage irambwira ngo nzakwambika uberwe irambwira ngo nzagukarabya ngo usige irambwira ngo nzaguteraho umubiri irambwira ngo nzahaza abana bawe irambwira ngo nzakwambika imyenda y'igiciro Imana nihabwa icyubahiro
imbwira n'ibindi ntari bukubwire, ntago ndi bubivuge. Mvuye muri murya ndataha, ndatekereza ko nimba hari mu kwa 7 cyangwa mu kwa 8 hari nko mu kwa 3 muri 2018 cyangwa na 7 hari mu kwa 3. Ndagenda ngeze mu rugo, ubuzima burakomeza n'ubukene burakomeza. Bigeze nko mu kwa 8, mu kwa 8 mu kwa 7 ntumirwa nkuko najyaga ntumirwa. Ndagenda, ntago nzibagirwa ijambo nigishije icyo gihe. Nagiye mu iteraniro ahantu Igikondo, ntumuwe n'umupasiteri witwa Amuri, Imana imuha umugisha. Ni umupasiteri nagiriyeho umugisha kandi ufite indangagaciro z'abapasiteri kandi z'abantu. Arantuma nkuko yantumiraga, njya mu cyumba cyaho cyo kwirirwamo, bampa umwanya wo kwigisha ijambo ry'Imana, kumbi Zaburishya. Yari yazanye kamera, ntumbaza umuntu wabimubwiye ko ndi buhaze, kuko ntiyigeze ansaba kumfata ibiganiro. Ntago yigeze ambwira ati uyu munsi ndi bugufate, ntago yigeze ambwira ngo uyu munsi ndabijyana kuri ibyo bintu, ntabyo narinzi. Ahubwo yafashe kamera ayishyira mu kazu ko hejuru kaba mu rusengero abacuranzi bicaramo, arayestara. Ngiye kubwiriza nkajya mbwiriza abantu bari kodinga ntabizi, kuri Zaburishya ni Zaburishya wabikoze. Nkajya mbwiriza icyo gihe nigishije icyigisho kivuga ngo Imana iduha imbaraga zo guhangana n'ibihe, imbaraga zo kwimera y'isi, nuko nakigishije. Hanyuma iyo umuntu yigisha rero atanga urugero. Ntangamo urugero, mvuga imbaraga umusore yibikaho ntabashe gusambana kandi abahungu bahora babikora. Mvuga imbaraga zitambutse umusore mu bakobwa b'i Kigali beza akabaho atari umusambanyi, atari ikirara. Mbabwira ko ari izo mbaraga zo kumpera y'isi, niko nazisi. Mbabwira, ntangamo urugero ruvuga ngo hari akavideo kasohotse kavuga ngo ni iki kigutera kurara wizingazinze nk'ipine n'abana bakeye n'abana bahiye b'i Kigali. Mpita mvuga ngo ni imbaraga zo kumpera y'isi. Ako kavideo nakavuze muri icyo kiganiro cy'iminota ngira ngo nka 40. Ubwo urumva Zaburishya cyangwa se nimba ari n'undi muntu ibyo yakoze nta kosa yakoze, kuko yafashe akavideo aragakata nkuko natwe dukata utuvideo. Nanjye njya ndukata, aragakata hagamije kureba ko ikiganiro kigenda. Iyo bakase utuntu rero hari amagambo bakuramo yabanje cyangwa yaherutse, n'utuvideo tuba ari dutoya dukurura abantu ngo baze kureba ikiganiro, bakatamo kariya kantu konyine. Bamaze kugakata, ndizera ngo hari n'undi muntu bajya bita ngo nimba ari Dekate nimba ari inde, ngo ni umuntu utazwi, ariko rwose uziyerekane kuko wagiye unadukorera umuti. Imana yo mu ijuru ikunyuzemo, burya Imana igira inzira zirenze 1000. Ako kavideo kamaze gusohoka, abantu ntago bagafasheho rumwe, karasohotse nanjye barakanyoherereza. Ukabana umuntu arambwiye ngo shango wandangiye ahantu hari ibi byuki, ngo ko nanjye ndara nizingazinze. Mu nyumvire nareba nkabona ninjye wabivuze. Noneho mbirebye ndavuga se ibi bintu byageze hano gute, nkumva biranyobeye, ariko nza kubimenya nyuma uko byagenze. Hanyuma naba ngiye gutega imodoka, nkabona umushoferi aragafite mu ntuza, akagakoraho kakarangira, akongera akagakoraho kakarangira, akongera kakareba. Nareba nkumva ijwi ninjye, we nareba nkabona ninjye. Nagera ku bamotari ndibuka nagiye i Cyangugu, mvuye muri kwasteri mbona umumotari aragafite yaparitse imoto, akajya akakoramo ikavuga mbona ninjyewe, mpita nurira indi moto ndagenda. Ndavuge se ni iki cyabaye, kugeza ubwo harimo n'abantu bo muri famiye bakanyoherereje. Noneho mbona abantu batangiye kubiteraho comment. Nicaye mu modoka, sinibuka iyo radio yabivuze, ngiye kumva numva ariko shamuzi kuhinda koko. Ngiye kumva numva umunyamakuru avuze kuri ako ka video ngo hari umupasiteri wadutse uri gushishikariza abasore kurongora, maze avuga izina ryanjye. Ndavuga inti ariko akasakumiro, nibuka ko narindi kwigisha ijambo ry'Imana. Abandi noneho barampamagara, bira bintu wavuze ni ibiki, ariko si binoneho ni ibiki wa Mana we.
muri make ibintu bihinduka ibibazo. Kandi aho nari ndi mu rusengero navuze neza Imana, abantu barapfukama barihana. Naje ndi mu mibyizi, ku cyumweru baranampamagara nsubiramo. Ndavuze se naba nakoze amakosa pasiteri ndeba ntabimbwire? Ese nakoze amakosa ku wa gatanu ku cyumweru ngo nze nigishe n'amateraniro ku cyumweru? Noneho ngewe numva biranyobeye. Muri make abantu bafite indimi hafi baravuga, bene data baravuga, bagiye kumutenga, noneho yarigenje, uramugura akoresha imvugo z'abisi, nitwa undi muntu, reka sinakubwira. Kumba ko ka video mu nzira zose byanyuzemo, sanga na ka video kace nabimenye nyuma. Kumbi n'ahantu Imana yanyuze kugira ngo ingeze mu mugambi wo kugira ngo mbuwondewe. Hanyuma umuntu wa mbere wampamagaye ikintu kimbabaza n'ukuntu namubuze. Rwose nimba unyumva wihishure, ndakuvuga mu buryo ngiye kukuvugamo, n'umuntu udashobora kubura mu buhamya bwanjye. Uyu muntu Imana iguha umugisha. Yarampamagaye arambwira ngo niwe mama Sharirene, inti ni ngewe. Arambwira ati numvise aka video, mpita nsaba ikiganiro cyose barakima. Nagitangiye ndagisoza sanga uziye igihe. Arambwira ngo umwuka w'Imana kurimo kandi ufite ijambo rizima. Arambwira ngo ntibaguca intege ahubwo gumamo. Ahita ambwira ati ahubwo nta mazina yo kundanga muntu yawe nkoherereza isukari y'abana. Ndayamuha, harangije anyoherereza $100. Ndashaka kukubwira umugambi w'Imana. Anyoherereje $100, ahita ndangira ukuntu ndi bugende muri Beka bakayama. Nibwo bwa mbere nari ninjiye mu muryango wa Beka kuva nabaho. Narahageze nawe urabyumva nyine, nzaguha konte muri Beka $100, $1. Hanyuma ibi bintu ariko ndi kuvuga binagusigeremo kwizera ko nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Maze rero $100 ndagenda ndayabikura ndayavunjisha, mpitafunguza konti ako kanya. Mu gihe nari ndi kuvayo, undi muntu arampamagara w'umugore, arambwira ngo ni wowe mama Sharirene? Ndamubwira inti ni nge. Arambwira ngo numvise uvuga Imana neza, hanyuma mbwira amazina ari kundanga muntu yawe. Ibyo bintu ntabyo narinzi. Ndayamubwira, ngiye kukoherereza isukari, umugati n'isukari nyine biragendana. Ahita anyoherereza $200. Aha hantu ntega amatwi aho nahereye ko Imana yari yambwiye ngo igiye kungaburira nanyambike bya bintu byinshi. Nukuri kose uwo munsi nahise asubira muri Beka. Arekasha mureke mbabwize ukuri, nimba hari ahantu heza muri iki gihugu winjira ukumva urishimye ni muri Beka. Utagiye kwishyura inguzanyo, utagiye kwishyura ideni wafasheyo, ugiye gufata umufungo wawe. Umuryango wa Beka mboneyeho n'umwanya wo kwifuriza umwaka mwiza abakozi bo muri Beka, cyane abo mu isoko rya Nyarugenge na hariya kuri siyeje nyine kuri headquarter. Ndabashuhuje mwese. Hariya haba abasekirite b'imfura bazi kwakira abantu neza, hakaba abakobwa beza mwoka byaramwe beza bize bafite n'umutima usukuye, rero bazi no gutanga keya no kwakira abantu neza. Hanyuma by'umwihariko hahantu ku mayero no ku $, hahantu nyine ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma naho mitasubirayo $200 ndayabikuza mitanyavunjisha. Sintangiye kurya nkuko Imana yabivuze. Ntararenga hano. Ndashaka kubwira abantu babwiwe yuko ngo twaje kwamamarira hano. Namwe mugashogoshera mukaza mwirukanka mwizanye. Mu minsi iri imbere uzicuza icyakuzanye hano kuri iyi mihanda, niko sigaye numva bahita. Ntago reka nkubwize ukuri, ntimubana
mwese mwaje muje kuvuga abantu bamwe mukazamukika mukandagiye ku ntugu z'abandi, abandi mukazamukira ku mazina y'abandi, abandi mukazamukira mu guharabika no gusebanya, abandi mukazamukira kuba mwirirwa mugendaho mujya guhiga ibyaha bakoze mubarikodinga, mujya gufata ibyaha abantu bakoreye mu ibanga mukabizana ku mugaragaro. Habonetse umwana runaka umwana wa muhanuzi yabyaye ku ruhande, habonetse umugore wa kabiri wa muvugabutumwa bamufatiye mu kabari ari kunywa inzoga. Ibi bintu muri kuzamukiraho ni nko kuzamukira ku rwego rw'ibikenyeri. Mureke mbabwire, mwabonye ibibazamura, ariko noneho ikibazo ntago uzabona ikikumanura ngo usubize hasi. Ngewe ndashaka kubagira inama, aha hantu mutazi uko twahaje, aha hantu tukahaza tuje gukorera Imana. Imana ntago yatugeze ibyamamare ngo kugira ngo tuze kuba ingwiza murongo no kuvuga ubusa. Yaraduhamagaye kugira ngo ibi turimo bimenyekane ku isi yose. Hanyuma we wamenya amakuru yuko ngo kuri YouTube baharira, ugira ngo baharira bakoresheje bwa bugome nk'ubwo ufite. Mugeze ku rwego rwo guha abantu amafaranga ngo bari kodinga abandi mubona ibyo muza kubavuga. Mugeze ku rwego rwo gutanga amafaranga ngo abantu bandike amakomenti batuka abandi. Ugeze ku rwego rwo kuba umugenzacyaha kugira ngo ugenze ubone amarikodi uzana yo gusebanya no gusebya abantu. Hari abantu mwaje hano muzicuza ikintu cyatumye mugira gute muhaza. Uko niko kuri, kandi nimubona bitabasohoyeho. Hari abantu mwavugiye ibintu hano mu minsi iri imbere uzireba ukatinya nawe ubwawe ibyo wavuze. Hari ibintu mwakoreye hano ngo murimo gushaka kuzamuka no kwitwa abasitari. Ni ukuri k'Uwiteka. Uzi yuko Imana itakuzanya aha hantu, kandi ibyo hakorera nibyo bigaragaza ko itahakuzanye. Nubona aha hantu harambiye, ukabona ikurekeye aha hantu ngo ukomeze uyikoze isoni, ngo ukomeze uyisenyere uyitandukanye n'abantu, mutuma abantu banga Imana bayizinukwa, ubizina ngo umukozi w'Imana, riteye iseseme mu banyamahanga. Ntago uzahaguma. Icyo cyo nkubwije ukuri kuzahaguma. Ntago uzahaguma, gusa ntimuzahavira rimwe. Kandi reka nkubwire, ibituruka mu kanwa kawe nibyo bizakurimbura kuri iyi mihanda. Ikintu kintera agahinda reka nkikubwire, nuko amafaranga mukura mu byo muvuga bibi biriya byose, amafaranga mukuramo, umunsi uzaba wahawe pasiyo utakiri hano nta nubwo azakugoboka. Ikindi reka nze nkubwire, nta nubwo wizigamiye, kuko bari abana wakozeho inkuru, bari abagabo wakozeho inkuru, bari abagore wakozeho inkuru zo kubasebya no kubasesereza. Birashoboka ko ariho hari guturuka umugisha wawe, ariko wamaze gufunga. Usibye kuzagira ubuzima bwo kumirwa ukumarirwa, urimo kwishakira iherezo ribi gusa. Ubwo se ushaka kumbwira ngo bibaye ngombwa kuva kuri iyi mihanda ukaba wajya kwaka akazi muri sosiyete, ninde muntu ushobora kukugira inyangamugayo ngo aguha akazi muri biro ye? Ninde waguha akazi ngo uze unamukuburire mu gipangu yarakubonanye ubugome n'ubucakura bungana gutya? Bishatse kuvuga ngo mama urimo gufunga inzira zanyu. Hanyuma ndashaka gusoza, nubwo nari mpereye hano hari amafoto tuzavugaho. Hari iyi foto ya mbere, ndababwira amafoto tuzavugaho, buri foto nzajya nyisobanura. Ifoto ya mbere, ifoto ya kabiri, ifoto ya gatatu, enye, eshanu, esheshatu, zirindwi, umunani, icyenda, icumi, cumi n'imwe, cumi n'ebyiri, cumi n'eshatu, cumi n'enye, cumi n'eshanu, cumi n'esheshatu, cumi na zirindwi, cumi n'umunani, cumi n'icyenda, makumyabiri n'imwe, makumyabiri n'ebyiri, makumyabiri n'eshatu, makumyabiri n'enye, makumyabiri n'eshanu, n'esheshatu, makumyabiri na zirindwi, makumyabiri n'umunani, makumyabiri n'icyenda, mirongo itatu, mirongo itatu n'imwe, mirongo itatu n'ebyiri, mirongo itatu n'eshatu, mirongo itatu n'enye, mirongo itatu n'eshanu, itatu na gatandatu, itatu na karindwi,
wenda iyi ni nkaho ari zimwe 38 39 41 n'imwe 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 yego ifoto 59 ariko ikimbabaza ntago zakabaye izi zonyine. Hari igihe nyine hashyaga nta telefone indi iruhande, hanyuma nyine nkabura ukuntu mfotora. Yego, hanyuma narinzi yuko ntangirira ku ifoto imwe, ariko none aha ntago byahita bikunda, ahubwo wenda ahantu ushaka gusoreza izi foto nizo nzagenda mbabwiraho ngamije kwamamaza imbaraga z'Imana. Ndashaka kuzakubwira ukuntu nkimara kwamamara nkatangira kurya no kunywa, nkatangira kuyaga no gusa neza, nkatangira kwishyura abana amashuri, ubuzima bugahinduka, aribwo abantu bangambiriyeho, kandi ngewe ibintu nakorewe byashowemwe amafaranga, hari nayo mu Rwanda n'ayaturutse mu gihugu hanze. Hanyuma ndashaka ko dusenga. Ngewe ibintu nakorewe ni ibintu byashowemwe amafaranga n'abari n'ahana badahari. Hanyuma rero kuko tugomba kubivuga, ni muhumure. Ndashaka no gusoza nkubwira ngo buri somo ryose rigira profe, nta muntu kwanga n'ukuri. Satani yashaka kukurwanya akoresha abantu, niyo Imana ishaka kukurwanira ikoresha abandi. Nubona ibyiza ukorewe n'umuntu ujye uvuga ngo Imana ihabwe icyubahiro, nubona ibibi ukorerwa n'umuntu ujye umubabarira uvuge ngo ni Satani, kuko ngiye abantu bambabaje nkarakara mbifata nk'icyaha gikomeye, ndagenda nkanihana, kuko nzi ko abantu bakoreshejwe na Satani, kandi kimbabaza ni ukuntu mumukorera ntimubimenye. Tugiye gusenga. Ndumva ashaka ko dusenga. Hari abantu benshi mwampamagaye mwagiye muhura n'ibyago nk'ibyo nahuye nabyo, gusa ndashimira Imana yankuye mu makuba no mu byago, kandi yabaye mu ruhande rwacu. Tugiye gusenga, Imana imfashe kandi ikomeze kundinda aba bazima babi barutwa n'abazimu, ikomeze kuba turinda. Mwami wanjye Yesu, nguciriye bugufi muri uyu mwanya, ndi umuntu kuko ndi inyama n'amaraso, hanyuma nkagira imbaraga nyinshi kuko uri muri nge, hanyuma nkagira n'agaciro kuko turi kumwe. Muri uyu mwanya izina ryawe nirimenyekane, imbaraga zawe nizigere kure. Nanjye mpagaze mu cyuho ndetse nje mu izina ryawe, kugira ngo mvuge ibyo wakavuze uhebereye, namamaza imbaraga zawe zikomeye. Abantu bafashe bakazica intege ntibongere kuzizera, hanyuma bazizerere ku byo Mana wankoreye. Uyu mwanya ndakwinginze ngo uvuguruze imigambi y'ibitavuga Imana kuri nge no kubankurikiranye, kandi ushoboze ndetse uzashyigikire kwigisha aya magambo ntawe nkomerekeje mu byo nzavuga byose, kandi kugira ngo ijambo ryose rizansohokamo rizubake, ndetse iryo jambo rizandikwe mu ijuru, hanyuma unyandikire ngo wankoreye. Ibyo udakeneye ko mvuga ntibikavugwe, kandi ibyo shoboye ibyo ngomba kuvuga nibivugwe, hanyuma ujye umpa kugira ngo wiheshereze icyubahiro muri nge, uvugane n'abantu bawe, hanyuma unyuze muri ngewe.
ushyigikirane n'abankurikiranye, ushyigikirane n'abari mu kaga n'amakuba nk'ako navuyemo. Imbaraga z'Imana zibakoreho kandi zibagereho. Igihe naguhamagaraga nijoro waraje, nabo bitabe kuko ni benshi, ntago mbavuze mu mazina, ariko imbaraga zawe zibagereho nonaha. Duhindurirwa andi mateka, ubwami bwawe butwegere, igitinyiro cyawe kitubeho kandi utubambire amahema, ndetse uyatubambeho cyane, icyubahiro cyawe kiganze. Komeza kudushyigikira twese, kandi ubu butumwa ni message ndakwinginze ngo bigere kure, kuko bikomeje kwamamaza kuri Imana irenze, kandi uri umunyagitinyiro mu izina rya Yesu. Amen. Mukomeze rero gukora subscribe, abatarayikora mukomeze gukora share, musangiza abandi ibi biganiro. Kandi umuntu wese ufite ubuhamya bufite buzwi cyangwa bufatika, ujye uza nawe utanga ubuhamya. Hanyuma nawe ufite ikintu wumva ushaka ko tuvugaho cyagirira abantu umumaro muri rusange, mujya mubitubwira, mudufashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Nimero zanjye murazishanga ku kiganiro. Hanyuma Imana ibahe umugisha. Amen.